Mbanje kuba nabasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Rero iri ni itangazo rireba abantu mwese mukunda kureba filime. Ukimara kubona iyi shusho uhise utekereza icyo naba ngiye kuvuga muri aka kanya. Kanda subscribe wibuke no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru ari kugenda abera hirya no hino cyangwa documentary za filime. Hari abantu benshi cyane mwari mwarategereje iyi Pushpa gatatu. Ushobora kuba wararebye rimwe ukareba kabiri, ariko gatatu yo yaje ari igisubizo. Iyi ni filime yari imaze imyaka 2 irimo gutegurwa, ariko iyi filime bikaba bivugwa yuko ishobora kuba igiye gusohoka muri uyu mwaka wa 2026. Pushpa rero gatatu, impamvu yatinze nuko hari ibintu byinshi cyane byabanje kuba byanonosorwa, aho babanje kuba babatoza, kubera ko Pushpa byabaye ngombwa ko hari ahantu azakina hagoranye cyane. Rero biba ngombwa ko bazashaka umusitandimani wo kuba wahakora. Rero iyi filime rero ni filime igiye kuba nziza cyane muri uyu mwaka wa 2026, aho Pushpa rero bizarangira apfuye ariko akabyara umwana, ariko uwo mwana nawe akazakura nawe akora nk'ibyo se yakoraga. Ese witeguye kureba iyi filime? Iyi ni filime rero ndimo kugenda nyikurikirana ndeba uburyo irimo gukorwa n'uburyo iri kwakitinga. Rero mutangire mutyaze amaso abantu mutegereje iyi filime muri benshi cyane. Komeza kugira ibihe byiza cyane, wowe kandi subscribe ni byiza cyane. Reka mbabwire ati naho ubutaha.